FM, radio y'amahitamo yawe. Ladies and gentlemen, may I have your attention please? Waba ufite byinshi wibaza ku bijyanye n'imitungo itimukanwa? Sanga ibisobanuro byimbitse mu kiganiro Giricumbi hamwe na Nzuri Business Group Limited kuri 93 n'igice kimwe Fine FM. Nzuri Business Group Limited ni inzobere zigucungira imitungo itimukanwa, zigahuza abayigura n'abayigurisha n'izindi serivisi nyinshi zijyanye nayo, no gukora ibishushanyo by'amazu ndetse no kuyubaka. Giricumbi hamwe na Florent, Clement na Dixon live kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu hagati ya 2 na 3 za mu gitondo kuri 93 n'igice kimwe Fine FM na YouTube channel Nzuri Market. Sanga di makuru kuri @nzuri_rawa. Wacha maneno. Acha. Tuageze mu imari y'umunsi. Imari ya leo. Abashaka kugira amacumbi. Abashaka kugura ibibanza. Wifuza kugura umutungo timukanwa. Wifuza kugura umurima, wifuza korora. Waba uri imahanga. Waba uri mu Rwanda. Waba uri ahagana hariho hose. Kwisi hose. Isi yabaye umudugudu. Nzuri Market wayisanga kuri YouTube channel live kuri bayita Nzuri Market nayo. Nzuri Market kabisa. Nzuri Market is everywhere. Yes. Instagram Nzuri Market. Yes. WhatsApp Nzuri Market. Kabisa. Facebook Nzuri Market. Yes. YouTube channel Nzuri Market. Yego. TikTok Nzuri Market. Kiretse website niyo yitwa Nzuri. Hanyuma TikTok. TikTok ubanza tarajyaho. TikTok iriho. Baza Jacques. TikTok muzayihetani. Anyifiriho cyanaye. Tayari. Na TikTok kweli. Bose ni Nzuri Market. Imitungo manyino Jacques ayishyiraho kuri TikTok. Kuri TikTok. Ese ibivuga ko akundira ibitigita. Hanyuma sura urupango ko rumeze nk'urusengero, uko zimeze nka niba ari logi. Kubanza. Hari abakoreramo business ndende. Urupango ko rurimo amazu menshi. Urupango rwagufasha ibintu byinshi. Rwagufasha kwishyura minerivare. Rwagufasha guhahira urugo. Rwagufasha kunywa icupa. Mu mahoro. No gufite icumbi mu mahoro. No gutura. Urumva? Ibintu bine byose. Gutura, minerivare, guhaha, no gusohoka. No kunywa. Na happiness. Gusohoka. Icupa. Happiness. Icupa ry'urubize rivugira hanze. Icupa. Urupangu rero impamvu mvuze ibyo bintu bine nuko rurimo amazu 4. Yes. Buri nzu ushaka kugira icyo yigenera. Noneho salary yawe cyangwa revenue yawe yo ku ruhande y'ibyo ukora ukishyura bank cyangwa ukayisevinga iyo warangije kwishyura. Yes. Harimo rero amazane abari kuri YouTube channel ya Nzuri Market barimo baragenda babibona. Yego. No kuvuga ngo iriya nzu ya cadastre. Na Nzuri turimo turamubonamo. Nawe bamwitwarira ntari. Kabisa. Ufite umutaho uhagije. Nzuri nawe wamutwariramo. Yego. Iyi nzu iriya nzu ya cadastre irimo inzu ebyiri. Muri izo nzu ebyiri buri yose zirangana. Ni jimere. Des maisons jumelles. Yego. Buri yose ifite ibyumba 3. Yego. Na salon, na salle à manger, ndetse na douche na toilette ebyiri. Mu nzu. Kuri buri gice. Kuri buri nzu imwe nubwo ari ebyiri zifatanye ariko buri imwe ingana gutyo kandi zose zirangana. Yego. Hanyuma buri yose kandi ikagira annex. Yego. Buri yose annex ikagira annex. Annex ingana iki? Annex ifite icyumba wavuga cy'umukozi, igikoni, stoke, ari annex na toilette byo hanze. Ari annex. Okay. Nayo ni kuri buri yose. Hanyuma ngiyo annex urimo urayibona nayo ubwayo ni. Iyo na annex? Iyo na annex. Ubwo ni kuri buri yose. Izo sinze ebyiri. Yego. Karaka etage ko hirya. Izindi ebyiri wabonye ko muri kira gipangu harimo na etage.
mu kindi gipangu mu gipangu ni igipangu kimwe ahubwo uhita winjira utambikamo gato wahiriye urabona ya nex no mu gikari buri yose ufite n'igikari cyayo bakoreramo imirimo bitandukanye n'aho banika imyenda ndahabona hariya noneho rero iriya etaje nayo irimo izindi nzu ebyiri igice cyo hasi gifite ibyumba 3 na dushe na tuwarete ebyiri mu nzu nta kwizine irimo kwizine hari aho yateganyijwe ariko ntikoze barimo barahategura yego noneho n'igice cyo hejuru urabona ko hari n'ibigega by'amazi amatanke ndibona yabona hari amazi ntashobora kubura noneho igice cyo hejuru nanone cy'iyo etaje nacyo kikagira ibyumba 3 na dushe na tuwarete ebyiri n'igikoni sinzenye yego ziriya nzu rero buri yose yishyurwa amafaranga 250 ni ukuvuga ngo niyo abapangayi babamo ziri muri ziriya nzu enye iriya nzu yinjiza miliyoni ku kwezi bivuze ngo impamvu navuga ngo watura imwe wayifata ukayituramo inzu y'ibyumba 3 na salo na tuwarete ebyiri n'iriya nex ntiguhagije biramagije ikurikiyeho yikubita minerivare nyine ni inzu irimo ibice 4 ngiyi ya mbere iya kabiri ngiri harimo urugo hagati etaje ngira hirya uratambikamo hano hepfo muri ibanza iriya ya kabiri yikubita minerivare ya 2.5 munsi hariya hakubite happiness ya 2.5 hejuru hariya hakubite guhaha mu rugo ubeho mu mahoro umushara wa fine vero ariko ndabona hari n'ikibanza mu rugo ashobora gushyiramo annex kubera ko kiriya kibanza mwarabashyize jaride ubu ngubu hasa neza cyane iyi video mwayifashe imvura akiri mu mpeshyi twabwiye nyirinzu twabwiye noneho ngero ugira akantu ubiteye amarangi la clôture uteye amarangi ahubwo nukubwira Jacques agasura yaga updating kuko yigeze kuva ku isoko irongera isubiraho ngubu yagarutse rero yigeze kuva rukuntu nyine umusonga woroha noneho umusonga wakoroka ukavuga utereka mbere wabona bizakomeza neza bikongera bikanga wabonye ko ifite jaride na parking binini cyane yego buriya iri mu kibanza gifite ubuso bwa metero kare 750 metero kare 750 yego urumva rero ko ari imari ni imari kabisa ni imari noneho amafaranga yayo aratangaje ari twajyanamo na studio televiziyo ibintu byose yego boss no boss azahatwimurira urumva igiciro cyayo kiratangaje ni miliyoni 75 zonyine zose ziranzenye miliyoni 75 Adasitreje imbere etaje muzubakishije ibiti ariko haje ashaka gutoroka ariko ikibanza cyahari miliyoni 20 cyangwa agiye gupfa kiriya kibanza amake ni miliyoni 20 gifite 750 ikibanza gifite 15 kuri 20 cyangwa iri mu cyaro iranzu iri Kicukiro amayenga Kicukiro hari haruguru y'akarere gato ashaka miliyoni munsi ya Mount Kenya University miliyoni 75 zonyine cyane ufite itungo rikakugoboka hano munsi ya Mount Kenya hariya ku banyamakuru hariya mu banyamakuru wayoberwa s'ubundi muri quartier yanyu ni mu mujyi none se kuwa mbere tuzajya ku isoko tuzahamagara igahanga iyo hari motari ari maze ngo ikibanza cyo muri site gifite 15 kuri 20 miliyoni 10 na zingahe amakene 15 none se hari mu banyamakuru umuje harimo ibibanza bibiri cyangurwa ngahe miliyoni 70 iyi ni imari y'ukwezi uzana imari ariko iyi ni imari ihagarariye izo bazanye zose iyi ni imari izo tumaze kuvuga zose iyi ni imari kabisa wabonye ko ari Kicukiro ni Kicukiro rwose noneho akandi karusho hano utambika ugana ku etage Dixon noneho akandi karusho ukuntu hakaze buriya buri nzu uko arenye ushaka kuyiha gate yayo uko ushaka ikajya yinjiramo buri wese akaba mu gipangu cye icyo gihe birumvikana na rent irazamuka yego bikaba byava kuri ya miliyoni bikagera kuri miliyoni n'igice
cyangwa ikanarenga washyizemo n'ayandi mazu iriya ni imari y'umunsi oya ntabwo ari umunsi gusa iyi ni ihagarariye imari izindi zose iyi ni imari kuko iyi niyo mari jya kuri YouTube channel nshuti utarimo kumva utari kureba kuko amaso nyamuneka niyo yibonera byinshi live kuri YouTube channel wirebera iyo nzu YouTube channel ya Nzuri Market bira parking kuningana twayibonye nyamara miliyoni 75 niyo minimum possible niyo make ashoboka cyangwa wasanga wayagiraho ijambo ariko wazanye amafaranga ariko ufite amafaranga ngo ntabwo ujye ubuzwa ijambo ku mafaranga ye wazanye amafaranga kubana n'inshuti z'abakene nacyo ni ikindi kibazo yewe icyo ndi kuvugiraho ni ikibazo Dixon hariya ahantu rwose ni business yajya yishyura hariya se umugani wa motari uzareka happiness wowe kiriya gipangu uwakenera inzu rero yahamagara kuri za nimero rwose nizazindi abantu benshi bamaze kuzimenya keretse bataragera muri Nzuri ni 078203 cyangwa 0782488797 cyangwa ukajya kuri YouTube channel niyo nzu ukayibonera nimero za telefone ziriho yitwa Nzuri Market nyamuneka ukihahira rwose umutungo utimukanwa uratangira kunguka ukihugura ugira icumbi mu mahoro kabisa n'icumbi gusa kuko n'umuryango wawe urabaho mu mahoro ibintu byose bizajya birangizwa n'umutungo utimukanwa iyi n'abana bagusangamo n'abana ushobora kubatuzamo cyane rwose bafite n'abagore babo yego nta mpamvu yo kujya kure n'igihe wazaba utagihara ukajya uvuga uti hari icyo nabasigiye kabisa bati dadi yarakoze yasize ahantu yego rwose hano iyo wahaguze ntago wahagurisha njyewe maguze hano ntago nahagurisha oya waba baza nabwira umwana uvamo ugenda usiga mundi nta kibazo hatakemura kabisa wallahi billahi reka tubashimire rero tubabwira ngo Friday njema. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? waba ufite byinshi wibaza ku bijyanye n'imitungo itimukanwa sanga ibisobanuro byimbitse mu kiganiro gira icumbi hamwe na Nzuri Business Group Limited kuri 93.1 Fine FM. Nzuri Business. Waba ufite byinshi wibaza ku bijyanye n'imitungo itimukanwa sanga ibisobanuro byimbitse mu kiganiro gira icumbi hamwe na Nzuri Business Group Limited kuri 93.1 Fine FM. Nzuri Business Group Limited ni inzobere zigucungira imitungo itimukanwa zigahuza abayigura n'abayigurisha n'izindi serivisi nyinshi zijyanye nayo nko gukora ibishushanyo by'amazu ndetse no kuyubaka. Gira icumbi hamwe na Florent, Clement na Dixon live kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu hagati ya 2 na 3 za mu gitondo kuri 93.1 Fine FM na YouTube channel Nzuri Market. Sanga di makuru kuri @Nzuri_rawa. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? waba ufite byinshi wibaza ku bijyanye n'imitungo itimukanwa sanga ibisobanuro byimbitse mu kiganiro gira icumbi hamwe na Nzuri Business Group Limited kuri 93